umwe mu bagabo nawe wagiye uvugwa kenshi mu itangazamakuru bitewe n'imyitwarire yagiraga ubwo yabaga agiye kuburana akagaragaza amarangamutima asa naho ntacyo bimubwiye. Ibi ngibi nibyo byatumaga benshi bamwibazaho ndetse n'ibitangazamakuru byinshi bikamuvugaho. Yego niwe ni Karasira Aimable, ariko kuri ubu ngubu witabye Imana habura amasaha make ngo asohoke muri gereza yari amazemo imyaka 5. Ni inkuru yababaje benshi inashengura imitima ya benshi bitewe n'uko uyu mugabo nk'uko amakuru abivuga rero kuri uyu munsi urwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS rwatangaje ko Karasira Aimable uzaramba yapfuye nyuma y'uko afashe imiti myinshi yari asanzwe anywa akarenza ingano yayo. Haburaga amasaha make ngo asohoke muri gereza kuko igihano cye cyari cyarangiye. Umuvugizi wa RCS Sengabo Hilary yabwiye itangazamakuru ko ku munsi wo kuwa gatatu ubwo Karasira yari amaze kugenzurwa habura amasaha make ngo asohoke muri gereza aribwo yanyweye iyo miti yamufashaga ku burwayi bwo mu mutwe yari afite. Yagize ati ubusanzwe iyo yayinywaga yasinziraga ikamufasha gusinzira umwanya nk'amasaha 6, ariko kuko yayinyoye nk'uwiyahura yanyweye imiti myinshi niyo yamuviriyemo urupfu. Bamugejeje kwa muganga ku bitaro bya Nyarugenge biranga. Sengabo yavuze ko yapfuye mu masaha ya nijoro agana saa 6 za nijoro. Hategerejwe raporo ya muganga igomba gusobanura imvano y'urupfu rwe, ariko ubusesenguzi bw'ibanze bugaragaza ko yishwe n'imiti myinshi yanyoye. Sengabo yakomeje agira ati ibyo byabaye ibisabwa byose kugira ngo afungurwe byarangiye, ariko iyo birangiye haba hasigaye gusakwa ubundi ugasohoka. Nicyo cyari gisigaye. Afata ya miti noneho arayigotomera. Karasira wamenyekanye nka Profeniga yari yarahamijwe icyaha cyo gukurura amacakubiri muri rubanda. Yararangije kandi igihano cye cy'imyaka 5 yari yarakatiwe. Icyo gihano yagihawe n'urukiko rukuru, urugereko rwihariye rushinzwe kuburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka ruherereye i Nyanza kwa 30 Nzeri 2025. Ugendeye ku buryo iminsi igize umwaka mu igorora ibarwa, Karasira yarangije igihano cye kwa 6 Gicurasi 2026. Yashinjwaga ibyaha birimo guhakana jenoside, guha shingiro jenoside, gukurura amacakubiri no gutangaza amakuru y'ibihuha. Ibindi byaha byari iyezandonke no kudasobanura inkomoko y'umutungo we urimo amafaranga yafatanywe cash n'ayari kuri konti ze zitandukanye zirimo iza banki na mobile money. Ubushinjacyaha bwari bwajuririye icyemezo cy'urukiko cyo gufungwa imyaka 3. Urubanza mu bujurire rukaba rutari rwakaburanishije. Igororero ryo ryagaragaje ko iyo bugiye gufungura umuntu burebera gusa ku cyemezo kimufunga cyashyizwe muri sisitemu y'ikoranabuhanga yifashishwa. Murakoze. Amakuru yo n'impamo ejo mu masaa 8 saa 9 ubwo ubuyobozi bw'igororero bwarimo burekura uyu gororwa ndetse na bagenzi be bandi yagimaze kugera hanze mu igororero ariko akiri mu mbuga y'igororero yafashe imiti arayinywa. Abantu bamubonye bagerageza kuyimwaka kuko yari ikabije ari myinshi, hanyuma bagerageza no kumujyana ku ivuriro ry'igororero kugira ngo ahabwe ubutabazi bw'ibanze, ariko biza kuba ngombwa yuko anahavanwa ajyanwa mu bitaro bya Nyarugenge ari naho yaje kwitabira Imana. Yari afite uburwayi busanzwe asanganywe burimo isukari, ngira ngo n'imiti yo mu mutwe, ngira ngo na pressure, sinibuka neza imiti mu bwoko butandukanye afite, ariko murabizi yuko anaburana yavugaga ko afite ibibazo by'uburwayi, ariko imiti yo ubusanzwe abagororwa iyo bafunguwe baba bayifite. Ushobora no kuba ufite imiti utari wakarangije kuyijyana n'ibisanzwe, ahubwo uburyo uyikoresha nibwo bwadutunguye. Nta wari uzi ko yakwitwara gutyo, gusa birababaje kuko yararangije igihano cye agomba gusubira mu muryango we, ndetse n'impapuro zimusohora mu igororero zamaze gukorwa. Yari ategereje abo mu muryango we kugira ngo baze bamujyane. Abakozi ibyo ngibyo mu by'ukuri byatunguranye.
uko bisanzwe bigenda ni ukurikiza amategeko, kuko ubu mwabonye ko twashyizemo ko dutegereje raporo y'isuzuma rikorwa na muganga. Mu by'ukuri ibyo ni iby'ibanze tuba twabonye, ariko mu by'ukuri icyateye urupfu cyemezwa na muganga. Iyo raporo rero niyo dutegereje, nayo tuzayibamenyesha. Natwe reka tubwire Karasira Aimable tuti ruhukira mu mahoro. Ni nuko nanzuye ikiganiro. Nitwa Journaliste Thierry. Komeze mugire byiza.